cyane, ariko bakimara kumbwira gutyo nibwo nahise nibuka neza ibyaraye bimbayeho. Natahanye n'umugore wanjye ngenda mubara inkuru y'ibyambayeho ndetse mubwira ko ntagomba gusubira muri ako kazi. Umugore wanjye yarambwiye ati, hanyuma mugabo wanjye tuzarya iki? Abana bacu bazambara iki? Ikode uzaryishyura ute? Gerageza wihangane ukora ako kazi kandi uzagenda ukamenyera. Twageze mu rugo mu masaha ya saa 10 maze umugore antunganyiriza ibyo kurya byoroheje. Namaze kurya mugengira ngo nduhuke, numva imodoka iparitse hafi yaho twabaga. Mbona havuye umudamu w'inzobe wari ukuze ukuntu, araza arasuhuza tumuha karibu. Yiciye akanya maze arambaza ngo Ernest tumeze ute? Ntungurwa no kumva nza amazina ariko sinabitindaho, ndamubwira nti ni meza. Umudamu yitegereje umugore wanjye nanjye aranyitegereza maze aratubaza ati, musengera he? Ndamubwira nti dusengera muri Anglikani. Umudamu yatekereje akanya maze arambwira ngo arashaka kuvugana nanjye. Ndamubwira nti karibu, maze aho kugira ngo ambwire mbona arahagurutse agenda agana aho imodoka yiri maze arandembuza. Nanjye mbona ko wenda hari ibyo ashaka kumbaza umudamu wanjye atumva, nuko ndamusanga. Namugeze aho yari ahagaze impande y'imodoka maze arambwira ati, hari gahunda ikomeye y'amafaranga nifuza ko tuganira twitonze. Bityo ngo mbimwemereye najya mu modoka tukajyana Kimironko mu kabari tukaganira twitonze. Namubwiye ko ngomba kubwira madamu wanjye, nuko nsubira inyuma ndamubwira. Yumvise ko ari gahunda y'amafaranga arambwira ngo ihute wasanga ari ikiraka gishyushye. Umugore wanjye nabonaga anyotewe no kubona amafaranga kandi nimugiye kuko yarakuriye mu muryango wifite ku buryo ko nta mafaranga byamuteraga uburwayi. Naraje ninjira mu modoka nziza ya Prado maze twerekeza Kimironko mu kabari kamwe. Twinjiyemo mbona nkomezanyije mu cyumba, ndatekereza nti uyu mugore yabashaka kunkoresha imibonano. Yambonyemo gushidikanya arambwira ati, tuza ndashaka ko tuganira ibanga rikomeye cyane. Yari lodge yamaze kwishyura, nuko twicara ku gitanda. Imbere yacu hari ameza, nuko ambaza icyo kunywa afata. Ndamubwira nti ndafata soda. Arambaza turya inyama, ndamubwira nti yego. Akoresheje telefone yahise atumiza komande y'inyama n'ifiriti ndetse atumiza n'ibyo kunywa. Yakomeje kunganiriza ambaza utubazo tworoheje. Ambaza uko merewe ku kazi. Ndamubwira nti meze neza. Ibyo kurya no kunywa byaraje turasangira, maze tugeze hagati atangira kumbwira amagambo. Yarambajije ati, wumva uzagura imodoka ryari? Nshuti zanjye mu nteze amatwi, icyo kibazo nabuze igisubizo cyacyo kuko kuva nari nkirwana no kubona ifunguro byari kuba bigoye gutekereza imodoka. Yarambwiye ati, Ernest ndakuzi, nzi amateka yawe n'akazi ukora. Icyatumye nkuzana hano hari ibyo ushaka ko tuganira kandi bishobora guhindura ubuzima bwawe igihe ubikoze neza kandi ukagira ibanga. Umudamu yambwiye gutyo aranyitegereza, nanjye ndamureba maze afata ikanya ajomba ifiriti agiye kwigeza ku munwa, ariyumvira arongera asubiza ikanya ku isahani yitsa umutima. Arambwira ati, reka tubwizanye ukuri, ubusanzwe ugira ibanga? Ndamubwira nti yego. Yahise afata igikapu yari afite avanamo ibicupa bibiri bene bidutwaramo amazi bizwi nka gurude abiterekaho ku meza. Arambwira ati, akazi ukora aho wirirwa urinze imirambo muri morgue umeze nk'umurinzi urinda ikirombe cya zahabu na diyama wirirwa wicira isazi mu jisho. Bene uwo murinzi yadakoresheje ubwenge ngo byibuze yiba akamanyu gato ka zahabu apfana ubutindi bw'iteka. Yambwiye ayo magambo numva aravugana ubwenge cyane. Ndamubaza nti, ushatse kuvuga iki? Arambwira ati, wambaye kirezi ariko ntuzi ko kera. Ndashaka ko dukorana, hari imari nshaka kuzajya umvanira muri morgue ukayinzanira njye nkakwishyura neza. Natekereje akanya nshaka iyo mari nakurayo ndayibura. Ku mutima ndavuga nti keretse niba ari amashuka yaho kuko nicyo gishoboka, numvaga umuntu yakibayo. Nageze aho ndamubaza nti, imari ushakayo ni iyihe? Umudamu yahise ampereza za gurude yari yateretse ku meza. Arambwira ati, ndashaka ko iyo gurude ifite ibara ry'ubururu uzajya ushyiramo amazi mwogesheje imirambo y'abana b'impinja cyane abari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3. Naho iyo gurude yenda gusa n'umweru uzajya ushyiramo amazi mwogesheje imirambo y'abantu bakuze byibuze kuva ku myaka 5 kuzamura. Yambwiye gutyo numva nguye mu kantu ndetse ubwoba burantaha, uko namutekerezaga numva birahindutse. Yarakomeje ati, iyo gurude y'ubururu ndayishakamo amazi yogeshejwe imirambo y'abana b'impinja kandi uko uzajya uyizana nzajya nguha 100. Naho iyo yindi uzajya ushyiramo amazi yogeshejwe imirambo y'abakuze nzajya nguha amafaranga 50. Nababeshye naratunguye cyane mbura icyo mvuga muri ako kanya. Ntabwo kuri njye cyari gikomeye ari ukubona amazi yogeshejwe imirambo kuko nitwe twayozaga nkanayirinda. Ahubwo ikibazo cyanjemo ni ukumva ibintu ntajyaga ntekereza ko bibaho. Nibeje cyane ukuntu umuntu ashobora gukenera amazi yogeshejwe imirambo kugeza ubwo gurude itarengeje litiro 2 ishobora kugurwa amafaranga 100. Nabajije uwo mudamu nti, none ayo mazi muyakoresha iki? Aramwenyura arambwira ati, ni ibanga rikomeye cyane, sinshobora kuri kumenera aka kanya kuko sindakwizera 100%. Ugomba kubanza kunkorera ibyo, hanyuma nabona ukora neza kandi mu bwenge nkazakuriza inzego. Ibintu ni gahoro gahoro.
kandi aya mahirwe ubonye ntuyapfusha ubusa. Naramubajije nti none nzajya nyaguha inshuro zingahe? Arambwira ati ntugatume hari umurambo w'uruhinja ugucika utabonye ku mazi wogeshejwe, ayo yo wayamana buri munsi nkakwishyura, ariko iyo abakuze ntabwo akenerwa cyane, wajya umpa 2 mu cyumweru gusa. Yambwiye gutya aranyitegereza arambwira ati aka ni akazi k'ibanga ugomba guhisha umugore wawe, kuko nubimubwira sinzabura kubimenya aho wabimubwirira hose. Yahise ahaguruka arambwira ati sigara ubitekerezaho ndagiye, ibintu byose twakoresheje nabyishyuye, ntagire ugira icyo akwishyuza. Akora mu isakoshi avanamo telefone duhana nimero, arambwira ngo yitwa Mama Kirabo ni umucuruzi. Avanamo 50 arampereza, afata igikapu arasohoka aragenda. Nasigaye aho ngaho ntari kwiyumvisha ibiri kuba, ntangira kwibaza niba icyo kiraka ngomba kugikora cyangwa kukireka. Nabaza amafaranga yari amaze kumpa, ndeba inote za 5 amaye nta kindi ambajije ndumirwa. Nakomeje gutekereza miliyoni natunga igihe najya mubonera amazi yogeshejwe umurambo w'uruhinja buri munsi. Numva nta kazi ngiye kwiyahuramo ikigimbye kikameneka, gusa umutima wanjye wakomeza kwibaza impamvu amazi yogeshejwe umurambo agomba guhenda bigezaho. Nkibaza ngo akora iki, akoreshwa iki? Iyo nza kumenya inzira Satani ari kunganishamo, byose mba narabitaye aho ngaho nkibera umukene usanzwe, ariko ntibyakunze. Nasohotse muri iyo lodge ndataha, nerekeza mu rugo ari mu masaha ya saa moya. Umugore wanjye ambonye ambaza uko byagenze, ndamubwira nti nta kindi yanshakiraga kitari kuba umukomisiyoneri. Yashaka ko tuzajya dukorana nkamushakira ibibanza n'amazu bigurishwa muri Kibagabaga. Uko niko nabeshye umugore wanjye ku nshuro ya mbere ngo nkunde mbike ibanga ry'umwijima nari maze guhabwa. Twararyamye mu gitondo nerekeza ku kazi nk'ibisanzwe. Nagezeyo mugenzi wanjye twakoranaga arambwira ati Ernest rero kano kazi karagoye cyane, utangire wivanemo ubwoba. Igihe winjiye muri morgue wumve ko winjiye mu cyumba bisanzwe, kandi igihe ubonye imirambo yibonamo nk'abantu basanzwe basinziriye. Ibyo ukomeza guhura nabyo si we wenyine, nanjye hari ibyo nahuye nabyo, hari n'ibindi nkibona. Amahirwe nuko ukora ku manywa, hari ibindi biba mu masaha y'ijoro we birenze utabasha kumva. Reka nze nguhe nimero y'umuvuzi gakondo tuyimusambira, azaguha umuti wisiga ku buryo ubwo bwoba ugira uzashira ukajya ubifata nk'ibisanzwe. Yambwiye gutyo ahita anyaka telefone yandikamo nimero z'uwo muvuzi wa Gihanga, maze ahita ansezera arataha, nanjye nsigara ku kazi. Nagumye aho ngaho hashize umwanya, mbona haje imodoka ya Toyota Pickup, mbona havanywe ibitanda bari bazanye bijyanwa muri morgue ngo hazajya hashyirwaho imirambo. Umugabo wari ubizanye ni umugabo wari watsindiye isoko, maze mu gihe cyo gutaha arambwira ngo arashaka kuvugana nanjye. Twafatanye mu kiganza atangira kunganiza gahoro gahoro dutambuka muri koridoro, anyihanganisha kubw'akazi nkora ngo katoroshye, maze ambwira ko yifuza nimero yanjye ya telefone. Byarantunguye nibaza icyo acakira, ariko ambwira ko nta kibazo gihari ngo azampamagara akambwira. Yambwiraga ko hari gahunda yifuza ko namufashamo, kandi ngo mbikoze neza byatanga umusaruro ku mpande zombi. Yanze kumbwira iyo gahunda acakira, ahubwo asigira amafaranga 12,000, arambwira ngo nzi kuguramo soda, ngo gahunda zindi tuzazipanga nyuma. Nategereje b'abakobwa baraza dufunga neza ibyo bitanda bishya, maze ndiyicarira ndatuza, ndetse nkumva merewe neza ko mu gahe gato nari mbonye ifaranga ryihuse. Nimugoroba mugenzi wanjye yaraje, maze mu 5,000, maze arishima cyane abona ko nabonye ikiraka uwo munsi. Nahise mubwira iby'uwo mugabo w'umucuruzi yambwiye, maze undi ariyumvira arambwira ati uko byagenda kose nta kindi agushakira kitari ukumufasha gusambana n'umurambo. Mfite abantu nzi bimaze kugira abaherwe. Erega muri iyi si ujye umenya yuko hari abantu bakira kubera ko bakoze cyane, hakaba n'abadashaka ibibarushya bakagirana amasezerano na Satani bagakoresha inzira y'ubusamo. Yambwiye gutyo nikangamo, ndetse mpita ntera agatima kuri ya misiyo nahawe na Mama Kirabo, numva ko byanze bikunze ari imigenzo y'ikuzimu baba bashaka gukora ngo babone ubutunzi. Nagizemo icyoba cyinshi, numva nanjye ndi gutambuka negera amarembo y'ikuzimu. Nahise nsezera mugenzi wanjye nta kindi nongeyeho, ngenda afite ubwoba bwinshi cyane. Nageze mu rugo ntekereza umugore wanjye by'uwo mugabo, ariko muhisha ko twahanye nimero. Nari ntangiye guhisha amakuru amwe namwe umugore wanjye, gusa ibyo guhura n'umuvuzi wa Gihanga narabimutekereje, maze nawe arabishyigikira. Twararyamye, maze mu gitondo mbyuka nerekeza ku kazi nk'ibisanzwe. Niyicariye ku ntebe twicaragaho, maze ngiye kumva numva nanone muri morgue wagira ngo hari abantu baganiraga bongorerana. Nashatse kubyirengagiza ariko ntibyakunda, ko natangiye kumva n'iseko z'abo bantu. Nagezeho biranga ndahaguruka njya kureba, numva nta majwi ndi kumva, ariko noneho ntungurwa no kubona umurambo uryamye hasi. Ntangira kwibaza mu mutima ukuntu umurambo wavuye aho wari uri ku gitanda ukajya hasi, ariko nkibaza ibyo hari ikintu cyabereye mu maso yanjye mbona nkubone, mpita mbona ko ingabo z'abadayimoni zishaka kumfata bunyago. Nabonye umurambo uhinduka mu maso yanjye ku buryo buteye ubwoba.
niboneye umurambo